umva ukuri burya za ndimi si indimi z'umwuka. Umva amateka y'ururimi n'indimi. Imana ikirema umuntu yaremye umuntu umwe, imuremera umufasha ari we Eva. Bari bafite ururimi rumwe kandi n'abakomokaho bagize ururimi rumwe. Muri urwo rurimi bari bafite, Adamu na Eva baruhaye abana babo, bikomeza bityo biruhererekane. Igihe mwene muntu yari amaze kugoma hano kuri iyi si, Imana ikarimbuza isi umwuzure, ikabwira mwene muntu ko akwiriye gutatanira mu isi. Yiyunze hamwe maze ntiyumvira itegeko ry'Imana, bubaka umunara w'Ibabeli. Uwo munara niho indimi zasobaniye, maze havuka indimi nyinshi tubona hano muri iyi si zamaze kuba gikwira. Umva ukuri rero, reka dusome muri Bibiliya twumve igihe cyo indimi zatangiwe. Abitwaza isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2, reka tubabwire ko nta rurimi na rumwe bakoresha muri izo ndimi zavuzwe muri icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2. Reka tuhasome. Igihe umwuka wera yatangwaga ku munsi wa Pentekote, igihe abigishwa bari mu mwanya umwe, bahuje umutima n'inama, bari mu cyumba cyo hejuru, bagahabwa impano y'indimi, bagatangira kuzivuga, hari ku saha ya 3, bisobanuye ko hari mu gitondo cyane, kugira ngo abantu batabyumva bakagira ngo ni iby'abasazi. Reka tukurangire ko hari icyabayeho. Bantu baratangaye igihe bari i Yerusalemu, maze batangazwa n'iki ngiye gusoma. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 8 hati: none se niki gitumye twese tubumva bavuga mu ndimi z'iwacu za kavukire, kandi turi abapariti? Ubwo bavuze igipariti. N'abamedi bavuga ikimedi, n'abanyelamu bavuga ikinyelamu, n'abatuye i Mesopotamiya ni Yudaya ni Kapadokiya ni Ponto no muri Aziya ni Furugiya ni Pamfiliya no mu Egiputa no mu gihugu cy'Ilibiya gihereranye ni Kurene, n'Abaroma n'abashyitsi n'Abayuda n'abakomeza idini yabo, kandi n'Abikereti n'Abarabu turabumva bavuga ibitangaza mu ndimi z'iwacu. Ni ukuvuga ngo mu ndimi zavuzwe, abagira iki bakumva, Abiponto bakumva, abi Mesopotamiya bakumva. Zari indimi zakoreshwaga hano muri iyi si, Imana izibahera kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza. Noneho rero za ndimi burya ntabwo ari indimi z'umwuka. Umva ukuri rero, muri Bibiliya hatubwira amagambo meza cyane dusoma mu gitabo cy'urwambere rw'Abikorinto, igice cyaho ni icya 14 umurongo wa 10. Hatubwira iki muri Bibiliya? Twumve icyo hatubwira. Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi zite, nta rudafite uko rusobanurwa. Iziriho rero za ndimi zo batubwiye mu by'Imana, ziriho mu gihe cya none cy'abantu bakubwira ngo bahawe indimi, cy'abantu bakubwira ngo bari kuvuga indimi. Burya za ndimi ubwo zidafite uko zisobanurwa, ntabwo izo ndimi ari iz'Imana. Za ndimi burya ntabwo ari indimi z'umwuka. Iyumvire nawe, naho umuntu yivugira ururimi yarangiza akarusobanura. Umubaza uti ni Ikigiriki, ntiyakubwira. Umubaza ni Igishinwa, ntiyabivuga. Ni Igifaransa se, ntiyabivuga. Akavuga ijambo rimwe akarisobanura 3. Undi yaza nawe akihimbira ibyo mu mutima akavuga ngo avuze gutya kandi atari ko avuze. Za ndimi burya si indimi z'umwuka. Urugero ngiye kugwa, iyo umuntu avuze ngo parapapapapa, yarangiza n'akavuga ngo Imana iravuze ngo nimwezwe, bihuriye ni uruhe rurimi? Ni uruhe? Maze bose bagasakuriza icyarimwe. Za ndimi burya si indimi z'umwuka. Reka dusome impamvu indimi zatanzwe. Ni n'ikimenyetso cy'abapagani, nta nubwo ari n'ikimenyetso kubizera. Tubisoma mu gitabo cy'urwambere rw'Abikorinto, igice cyaho cya 14 nyine umurongo wa 22. Haranditse ngo nicyo gituma indimi zitamenyekana zitagenewe kubera abizera ikimenyetso, keretse abatizera. Bisobanuye intumwa zari Abayuda zihuje ururimi, ubwo zajyaga kubwiriza harimo n'i Korinto, zigezeyo kuko ururimi rw'i Korinto atari urw'Ibuyuda bavugaga, urwo rurimi bahavugiye cyari ikimenyetso ku banyamahanga ko zamanukiwe n'umwuka wera. Urugero, nk'umuntu yagiye mu Bushinwa maze yagerayo agahabwa ururimi, ati niha, yavuga iryo jambo Abashinwa bakamwumva. Ubwo nibwo urwo rurimi rwaba ruhuye. Yaba ari umunyarwanda cyangwa se yaba ari umukongomani, yagera mu Bongereza nuko akavuga ati good morning, ayo magambo bakayumva. Ubwo urwo rurimi yaba ruhawe, atararwize mu ishuri, ntaho yarusomye, ahubwo aruhawe n'umwuka kugira ngo abashe kubwiriza abavuga ururimi rw'Icyongereza. Noneho rero bene data, indimi izi mubona burya ntabwo ari iz'umwuka, ahubwo ni iz'ikindi kintu. Ibi turabisoma mu gitabo nanone cy'urwambere rw'Abikorinto, igice cya 14 umurongo wa 27. Haratubwira hatya hati: niba hariho abavuga ururimi rutamenyekana, havuge 2 cyangwa 3 badasaga, kandi bavuge bakurikirana badasaga, kandi bavuge bakurikirana, umwe asobanure.
ni ukuvuga ngo niba hari n'abari kuvuga indimi ntihavuga umwe undi asobanure, niba aba benshi ntibazabe batatu, ariko uzasanga bose bagiriye kimwe mu ndimi, umwe yikubita aha hirya undi yikubite hariya, undi avuga ibye undi akore mu gahanga, mbese ugasanga bibaye nk'iby'aba bahanuzi bo mu gihe cya Eliya. Abo ngabo rero izo ndimi bavuga burya si indimi z'umwuka. Ururimi rw'umwuka nirwo dusoma mu byanditswe byera, rwatanzwe mu byakozwe n'umwa 2 nk'uko tubisomye. Icyo rwari rugendere kwari kugira ngo rubwirize abari mu isi. Indimi zari mu isi icyo gihe, cyaba ari Ikigiriki, cyaba ari Icyarabu, zifite uko zandikwa. Igihamya ko za ndimi burya atari indimi z'umwuka nuko zitagira n'aho zandikwa. Umubwiye ngo wahoze uri kuvuga ururimi rw'umwuka, ngaho runyandikire, ntabwo yawe ushobora kubyandika. Za ndimi burya ntabwo ari indimi z'umwuka. Umva ukuri rero, za ndimi burya si indimi z'umwuka. Umva ukuri.